reba hano nkubwire ko ibintu byagenze. So ikintu cya mbere your still my heart so ndagushimira ibyo wankoreye. Ntabwo byari binyoroheye kuko bwari ubwa mbere. Numvaga mfite ubwoba. Mama nta kintu yabwiye. Mama nta kintu yabwiye, yarayibonye. Nta kintu yarababaye mu by'ukuri kuko atarabinziho. Nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bwanyu bukomeje kugenda neza. Mbifurije amahoro y'Imana. Nshobora kuba ntangiye iki kiganiro cyangwa ndi gukora ino interview nibi byamamare utameze neza. Imana yo mwijuru iguhe kumera neza kandi iguhe kuramba ugubwe neza. Nimba urwaye Imana igukize mu izina rya Yesu. Icyo musabiye. Reka nsuza abaturanyi b'i Burundi ndabashimiye ndabakengurukiye mu Kirundi. Abanyarwanda mwese ndabashuje abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Aziya aho muherereye hose mbahaye ikaze kuri kamera za Yawe TV. Amazina yanjye banyita Emi Nyawe, nyarukira kuri Instagram yanjye umfollowing, ubundi urasangaho Emi Nyawe 2020 ubundi ubuzima bubashe kugenda neza. Iyo ni Yawe TV, ndi kumwe n'ibyamamare, ndi kumwe n'umukobwa koko ufite amaso koko useka neza. Nkaba ndi kumwe n'umuntu wangoye kugira ngo mbone hano izina ry'Imana twageze hano saa sita. Dady V turisanga kama saa 11 tu. Byagenze ute kugira ngo ngore? Ni rya zuba rikwa kuba umuntu ari inzobe. Umeze neza? Shameze neza ndashima Imana. Uyu mukobwa se bite shushu be? Byiza. Umeze neza? Umeze neza. Ongera useke, reba hariya wisekere. Wisekere wumve wisanzuye kandi wumve ugwe neza. By the way mwese mwambaye neza. Wow. Thank you. Dady V umeze ute? Man, Jenny sawa cyane, gahunda nibimarire. Gahunda nibimarire. Kwameze neza bimarire. Yes, ibwira abanyarwanda badukurikiye. Nitwa Dady V. Umuhanzi nyarwanda. Ukizamuka. Ukeneye imbaraga zanyu. Ukeneye support. Ukeneye buri kimwe cyose. Kugukunda bimarire, ngwino mukunzi nguha umutima. Ababesha bihorere, nije ugusa uwo gukunda. Mayirava bimarire. Maria Rosa na Margarita abo bararize. Margarita na mama Ivete abo bararize. Oya bimarire ntabwo uzababara. Oya bindekere ntabwo uzabyicuza. Iyega imitima yabaye ibiri kuri kwarashize. Ibyo nkubwira gesoguka bya ngaho nizigihe. Nawe ivuge. Nitwa Ange, umunyarwandakazi. Yego. Bo muri video ya Imarire. Ndi n'umukinnyi wa film. Uri n'umukinnyi wa film. Yego. Ukina? Nina muri sala ya Bishop Gafaranga. Yeah. Pastor. Yego. Hallelujah. Yes, ukina no muri film ya Bishop Gafaranga. Nishimiye kubana namwe mu kiganiro kandi mvuge ngo mbahaye ikaze kuri kamera za Yawe TV. First interview. Wow, nizere kongeye kuba itara rigiye mwese kubamurikira kugira ngo abanyarwanda babamenye. Uri umukinnyi wa filimi kwanza. Dady V yakwishyuye amafaranga angahe kugira ngo ujye muri video ye? Uvugisha ukuri. Icy'ingenzi uko yayishyuye ariko amafaranga ntabwo ndi buyavuge. Shusho bachi. Pfa kuba ari munsi ya 5. Ibyo ni 5 nakira 5 high 5. Ibyo ni 5 waruvuze. Yes, Dady V uri n'umunyamakuru kuri Victory TV. Abantu bamanaga ari ubwa mbere wenda ubwa mbere bakonye kuri kamera za Yawe TV ariko uri n'umunyamakuru. Nkora showbiz n'ubundi. Ukora showbiz nyarwanda. Wagendeye kuki kugira ngo uhitemo no mukobwa? Ikintu cya mbere ni best actress cyangwa ni best actor. Actinga neza. Ikindi cya kabiri ni umwe mu bantu
bitewe na story nari mfite mu ndirimbo imyandikire audio ibyo byose ni ibintu nagendeyeho yakitinga neza kandi ikindi yarijuje conditions z'indirimbo nagomba gushyira hanze niyo mbere natekereje mu propose arabinyemerera niwe Margarita oya ntago ari byo ariko yari akeneye mu ndirimbo yanjye niyo mpamvu yari akenewe mu ndirimbo yawe kugira ngo bagukomveke ubyumve uvuga ati ngiye muri video byagufashe yaje muze strankare yagutize kagufasha Dady V okay mu buzima busanzwe n'ubundi ni inshuti yanjye nta nubwo ariyo yonyine namufashijemo Dady bayita damu yangu namufashije anje bitandukanye n'abandi bantu bose mubona ikindi cya kabiri murakundana oya ariko vuga ngo hari bro tujye tuba honest hari igihe ufite niyo mwaba mudakundana ubundi mu nkunda abaho urukundo agape urukundo iki n'iki urukundo rufite ubwoko bugeze muri bune urukundo rwa girlfriend urukundo rw'ababyeyi urukundo rw'Imana idukunda n'urukundo ukunda abantu basanzwe abaturanyi iki n'iki ariko anje ni umwe mu bantu nubaha Imana yari namfashije nkatera imbere sinkubeshye ntabwo bivuze ko turi kuri kamera n'iki ahubwo ni umwe mu bantu vuga make bro utaza gushika wemeye oya navuze ngo tube honest bro je mvugisha ukuri bitubaho ukabona umukobwa yambariye gutya kuri aka kenda kameze neza uri kubona ku matako wareba mu maso hiwe ugatangira kugaba inkoda ubwo jyanye ibintu bijyanye n'irari ryawe kandi ntabwo ari irari iryo naza witerera imitombo so ntabwo ari imitoma nijye navugaga anje yamfashije muri damu yangu ni indirimbo nakoze ibiri ya mbere kuri YouTube channel yanjye bahita muvunyi vakas cyangwa muvunyi vaca os muvunyi vacus iyo ndirimbo nayikoranye na Afande Robert iyo ndirimbo ikintu mvugira ko anje bro umuntu akugirira neza ntuzabyibagirwe yakugiriye neza yangiriye neza uburyo yangiriye neza nari mfite team igomba kuza kwakitinga mu ndirimbo zanjye nanayishe nanohereje n'amafaranga hari ukuntu ugiye gukorana na producer uramubwira ibi ndabifite abakobwa ndabafite imyambaro ndabifite ibi n'ibi ndabifite mukajya kuri setting mugashutinga abo bantu bose ku gihe cya setting narababuze ndavuga ariko ubundi wamagara uyu mwana w'umuvandimwe ko nawe ari mu kigero cy'abantu nari nkeneye muri icyo gihe cya setting ndamubwira anje bite sawa mbabarira nk'inshuti yanjye nk'umwana twakuranye cyangwa n'umuntu nigeze kumenya umfashe kuri iyi setting yanjye urumva icyo kintu ni muri ubwo buryo yajemo ntabwo yigeze angora Dady V twikomeza rero kuvuga ati timu yawe bahari imyenda wayiteguye uyarakugoboka gatenze so wowe n'ubundi urumva nyine yaramfashije ba ni ukuvuga ngo mu gihe nategereje abo bantu bose mu gihe nabishyuye mu gihe nari ngeze cyo gushutinga na video so nicyo kintu cyatumye we yahise ambwira ati Dady nta kibazo reka nze ngufashe atitaye ku ngaruka tekereza ko anje n'imbere y'Imana niyo ndirimbo yanjye ya mbere yaragiyemo nta n'igiceri cy'atanu umuhanda oya ibyo naje kubikora nyuma nkishimwe mpomba kabiri sibyo ko ahandi ho narahombye ariko uyu nguyu yari impano cyangwa byarishimwe namuhaye urumva icyo kintu nta kantu kabayeho naho hantu nese mbonera yuko kugeza na n'uyu munsi CV nuko yamfashije mu gihe nari mukeneye naho hantu amagambo nk'atatu wamubwira kuvuye ku mutima mureba mu maso nawe akureba tutarebe niba atari bwa buryarya bw'inaha i Kigali mwana kuvuka Nyamirambo ro hano hakurya murebe mu maso nk'umuntu wagutabaye aho rukomeye agize moshi okay Nyamirambo ni ahantu hafashije mu iterambere oya arafashe mu iterambere tubireke ugize isoni ntabwo ndi mureba mu maso kubera ko ari we bimbwiye urumva ahubwo nari kureba mu maso kubera ko ndi kwibwira ibyo yankoreye reba hano nkubwire ko ibintu byagenze so
ikintu cya mbere your still my heart so ndagushimira ibyo wankoreye kuko sinawe wenyine kari gusa yemera koze emi ikintu cya mbere gitumye umpaye amahirwe yo gushimira umuntu tukiri kumwe ku neza yankoreye ataracomoka okay warakoze kuko hari igihe bro service ino yarigiye gufasha ariko abantu bakabyirengagiza nje rero iyo service ino yankoreye iracyari ku mutima kandi warakoze nanjye Imana nifasha mu iterambere kandi nawe nunyenera nzagufasha mu buzima busanzwe hari gisha gusanga ndi muri angle runaka ukeneye uwo munsi ndi umuganga ndi kuri mituweli ukeneye mu rwa mituweli for example ndi umupolisi ukeneye runaka nzagufasha ndi n'izindi stade nago nyikwifurije urumva naho kantu angle uzakenera nyirimo nzagufasha thank you atatu wamusubiza njyewe rero ku giti cyanjye Dady V iriya ya mbere nza kumufasha namufashije nk'inshuti yanjye first of all namufashije nk'inshuti yanjye ubundi mufasha kuko mu buzima tugomba gufashanya byanga bikunda nshobora no kutamukenera kubera umuntu tungumu ariko we nkagukenera yanjye nabikoze kuko ari inshuti yanjye ngomba kumufasha kandi yayambwije ukuri ikibazo afite ntabwo byari binyoroheye kuko bwari ubwa mbere numvaga mfite ubwoba ababyeyi banjye bazabibona gute ariko navuze okay ntacyo kubera njye umuntu ahamagaye sinzi abandi yahamagaye ako kuko mpamagaye okay reka ngende naribi ababyeyi babyakire gute bakibona video urimo wikaraga mama nta kintu yabwiye mama nta kintu yabwiye yarayibonye nta kintu okay yarababaye mu by'ukuri kuko atarabinziho cyane nyine ababyeyi baba bafite ukundi kuntu batekereza ariko yararakaye ariko nta kintu yabwiye narabimenye ariko ngiye ku giti cyanjye ntabwo twavuganye mama ego bo wanjye we ntabwo mbizi niba yarayirebye ukibyumva ko mama wawe yababaye ukoze indirimbo ya mbere uyigiyemo ugiye no mu ya kabiri ugiye no muri filimi noneho okay rero ibyo byose nyine ngiye narabimusobanuriye byageze aho ibyo ngibyo nagiye kumureba byararangiye ariko igihe areba filime naramusobanuriye ndavuga nyine ni ibi gusa nta kindi nta kindi yambwiye okay niba ari byo uhisemo none se nkugire ngo niba ubikunze uzitwararike nyine uzamenye ubwenge ubwo ibyo ugiyemo ntabyo nzi ngo niba ubizi ubwo urabizi nyine ubu bigiyemo biraguhiriye Dady V bwa mbere muhura mwahuriye bivuge nta kintu bitwaye ko tutahuriye mu mwijima ko ari kwitara so icyo kibazo sinzi niba ari wakibazo cyangwa ari igihe wakibazo ntabwo ibyo bikureba reka nibarize nagusubiza umunsi wa mbere duhura twahuriye i Musanze twahuriye muri expo twahuriye muri expo niho hantu hambere twahuriye ni kera be honest ibyo nakoraga nawe ibyo wakoraga Dady V wakoraga iki muri expo ntabwo mbizi nabikubwira ntacyo niyo babajije ibyo Dady V yakoraga sinibuka ibintu yakoragamo neza ariko icyo nibuka ni uko ariho twahuriye mwahuriye muri expo tumenyana gutyo nyine atangira kuzana ibintu byo gutereta Dady V ntabwo yigeze anereta nubwo navugaga ni ukuri kw'Imana yaravugaga wibeshya jewe nari ndi mu kazi ariko ntabwo navuga ngo ibintu bijyanye na side back wibeshya Dady V kuba yaranerese ntabwo yanterese ariko kuvuga waravugaga uraza utavuga se bakino naryo ndikiraje tube inshuti aje we Ebi, so anje batangiye guseka ntabwo mbona ntabwo interview yakora narangiza reka bivuge kuko bari ikintu Dady V mpamvu ataterese tugihura nahise mbwa
ibya boyfriend wanjye nk'ubwa kabiri kwa kundi nyine umuntu aguherekeza merekeza ndi kumwe n'abavukanye banjye kuko twarajyanaga icyo gihe rero ubundi uwo munsi mebera afite gahunda yo gutereta ndababwira tumva ndagiye sheri yaje nababwira bayi ngumva nk'ubwenge ndababwira bayi tuzakoresha bihita birangira umusenzi aragora shawe waramugoye anje wenda for example abitwe tuvugisha ukuri anje tumenyana bwa mbere n'abantu bareba kamera bere nshaka kumubaza anje uvukana n'abana bangahe washi turabana benshi turabana 9 ariko mama yabyaye impanga 2 nawe ni impanga ariko iwanyu muri uyu ni gakuru uyu ni gakuru rero impamvu mubaje icyo kibazo ko gatoya wawe yarari muri expo nawe twarakora uwo munsi se twarakorana twarakoranaga ari kuvuga impanga yawe umunsi tumenyana nyine ahantu nakoreraga ntabwo twakoranaga ariko nawe yarahari ubwo se ko Dady V yakubonye kandi niyo mpanga yari muri expo ntago nta nuza yigeze kubamo wenda nka conflict uburyo ashobora nko kuyobera ku mpanga yawe azikari wowe anje arasoza bazi iki kibazo Dady V mbabare nkakubose byagenze gute byarabaye ibyo bintu jewe kamwereke tuvugishe ukuri tubwire abantu tureke kubesha Emi sibyo jewe uyu mukobwa mubona urumva Emi twaracuruzaga kuko urabona turi Kigali sibyo urabona Maxpo ajya baho nakoraga mu banya Egypt icyo gihe na afite sister amakazi muri Egyptian boutique tujyayo turakora like 2018 around 2019 turakora uyu aca ahantu twakoreraga ku nzira urasara oya mubaze nguyu abazungu urabizi ntabwo ushobora kumuvinga ushobora kujya ahantu abantu iyo muri gukorana ntiwakwicara ntiwareba ku ruhande ntiwatereta none acaho twe dufite amasaha ibintu byose ukuntu shema yose yagenze yose mba ndayikora ndayizi azaje kureba isaha impeta nyine byose byari kuri table imwe impeta isaha byose wagiye kumutereta yaje kureba isaha Emi aje kureba isaha ahita abona impeta ku ruhande iyo mpeta rero ushaka kuyimwambika utaramukora oya ntabwo nemwe gute se impeta byinshi kure turacyashaka ubuzima turacyari bato icyo gihe Dady V uri mutoya ushingiye ku myaka ufite ubuto ni igihe man ubuto ni igihe ntago ubuto ari imyaka ni imibare bro imyaka ni imibare ariko yo ufite intego ukeneye mu buzima uzira ibintu tuba dukora twebwe ni uko ngo yaje gushaka ibyo twacuruzaga tumenyanira aho ngaho kandi ibintu biba mu buzima iyo abantu bazahura ntabwo babura ahantu bahurira kandi gato kabahuza ni byararangiye nyine n'icyo kintu twahujwe n'impeta n'isaha nacuruzaga reka mubaze basi ugize uhuriye n'impanga yanjye ntahari byihorere ku munsi wa kabiri yaje akomerezaho kuri ibyo bintu nyine umva uyu nguyu nzi ko ari wowe nyine banza wumva jewe yanyatse impeta arambwira ati rero iyi mpeta urumva nanjye gushaka isaha nashakaga ntabwo ariyo mbonye mufite kuko yari afite izina ry'iyo yashakaga bari baramuhaye kuri telefone tu urumva Emi kuri Google baremwoherereza aravuga ati isaha reka nzemere mu banya Egypt wenda barayifite aje sanga ntago ihari abwita abandi impeta we yakundaga aje arambwira ati noneho wowe arambwira ibyifuzo fata nimero ni je wayimwatse ntago ari wayinyatse yes je ndayimwaka maze kuyimwaka arambwira ati none nanjye ndamubipinga ndamupika bisanzwe nyine nk'umucuruzi muri boutique no mu kiriya amaze kugenda ndamubye nyine turavugana ndamubwira arambwira ati none niramukije uzambwira tomorrow haza impanga ye nayo kuko twe turi ku marembo y'ahantu twakoreraga ya stade kuko twakoreraga muri stade umuganda bworoherane umusaza n'ubworoherane nyine na se byose ndayibuka birangirira aho ngaho impanga ye rero hano nayije amagambo wavuze buki banza wumve niba yamaze kuganira n'impanga ye nkuru naho byahereye rero sasa impanga y'ibiraje nayo ihita imbaza imbaza n'impeta nkuko ngo yabimbazaga naho ngaho story yahereye nkomeza kuvugana n'impanga ye ntoya ngira ngo ni gakuru
abantu mane abakobwa mufite impanga mujye mutubwiza ukuri urabeshyira ubusa Dady V umunsi wa kabiri njye nari nayimweretse impanga se kuko oya nari naramweretse iyo saha nashakaga none arambwira ngo hari ahantu nabonye ndaza kujya kwikurebera nta nubwo twavuganye byinshi nabwo shaho ndebere hariya simbizi ajyayo none agiyeyo uyu nguyu amubwira ibyo yambwiye ibyo twavuganye akomereza hahandi yarageze ntabwo uzi ibyo bari kumbwira ntabwo uzi ibyo bari kumbwira abaye bimurenze Dady V yamamagaye nijoro sinamwitaba amubwira ngo nose kugira ngo wamagaye n'umutahita amubwira ngo ntabwo ari njye impanga yanjye siko byagiye cyakoze amana abantu bafite mwubahe ukabisa impanga zubahwe ubwo ari ukuvuga ngo nimba iyo nuza kumwe niyo icyo gihe wenda aza no kugutereta ukamwemerera n'urukundo wenda tuvuge impanga yawe ikaza yari guhita akomereza bakaba banamukubita n'inshyi mu isoko oya ariko ntabwo barwana bano bana yari bubimubwire kuko ntabwo oya deja Emi yaranabimbwiye yarambwiye ati wibeshye yarambwiye ati wibeshye kuko umwana yumvaga ibintu mubwira akumva na ahantu oya ahubwo kumva bari impangano ziva zikagera Emi cyo tubabone impangano ziva zikagera iyo abonye utangiye kumubwira ibintu atari kumva ahita yibwira neza direct ko ushobora kuba warahuye n'impanga ye ahubwo afite amabanga abiri ahita ashobora gukavaringa impanga ye akavuga ati I'm sorry before ese hari undi muntu ugeze kubona umeze nkanjye ko giye nitwara runaka nyuma y'iri zina ry'indi ry'impanga bahuriyeho cyangwa ahuye n'iyi mpanga niba njye mfite impanga akabikubwira nubwo ukuntu byagenze yarambwiye ati njye mfite impanga niba mwarahuye amaze kumenya ko afite impanga ntabwo byose bituriza ndahise mvuga ni wenda I'm so sorry kuko bibaho guhura n'impanga umuntu atarabikubwira aho wavuze ngo uyaragoranye wigize ushaka kumutereta oya okay for example ntabwo namuterese ariko iwe character izi ukuntu ameze ntabwo ni wa muntu utameze nk'aba mani uburyo agaragara mushobora kumwibeshaho genda muzi kubera yuko ni wa muntu udashobora kuvuga ngo abatipe bafite gufatiraho gutyo uko ubonye uramutereta we afunga umutwe rero iyo umubwiye ibintu ntabyumve ntabwo mushobora kuvuga yes ako karagacemo tugana no ku musozo Dady V ufite indirimbo ariko nyuma y'indirimbo Gafaranga we mwahuye gute Gafaranga nawe ni umushuti wanjye tu ndabikunda gukina amafi ndabikunda rero twari tuziranye ndabimusaba ndambwira nta kibazo ndaza ndigaragaza samba ishoboye ku bantu batazi Gafaranga we muhorana ni muntu ki Gafaranga ni umuntu utuje nyine akunda gukora kandi yubaha abantu ibyo by'ingenzi namuvugaho ni by'ingenzi Dady V nawe mbikomojeho ufite indirimbo uri umuhanzi uri n'umunyamakuru urikina ntabwo nikina barankina ko ntabwo njye mba nkore kuri control njye mfite ikiganiro cy'amasaha runaka kandi nkasanga niyo bakoze playlist atari njye ntabwo mbikora ntabwo atari byo ntabwo bikora ufite indirimbo nshyashya ariyo wakomojeho yitwa Bimparire Courage abantu bajye kuri YouTube channel yawe bagukandira subscribe dushyigikirane wabivuze dushyigikirane kuko gushyigikirana nibyo bintu bya mbere wenda utarajya kure twaga ku kintu kijyanye kare wahoze umbaza ku kintu kijyanye na management umbaza ku kintu kijyanye na sekwe turaziranye ni urashaka management imana ifatika bro ya hano mu Rwanda iyo ariyo yose ko je contract yarangiye ni nk'abahe bantu umva bakumanaginga mu muziki wawe hano mu Rwanda ukurikije reba abahanzi baje mu Rwanda twijya kure ahubwo tuvuge ngo bitewe n'igikorwa ukora ntabwo namentioninga ngo uyu n'uyu gusa navuga ngo ese ibikorwa ushima abantu babikoze ni bande harimo wenda nka Alex Muyoboke yarakoze Clement arakora na Badrama yarakoze umuhanzi wese waciye mu maboko ya management bro utagiye mu bintu byo kuvuga ngo urashaka kwikunda urumva yemeye udashatse kwikunda ukubaha imbaraga za management yose ni management kuko bafite ikintu badufasha kabone niba bafite amafaranga angana uko ariko kose hari ikintu baba bakurusha nabo yes rero ikintu cya mbere management yari yarangiye kuri Bimparire ariko ndashimira n'Imana yuko
hari aho bimarira irimo kungeza bimarire ni indirimbo nziza wayibonye so ni indirimbo irimo abahanzi irimo korabo ya Evanimano Racine na Dady V uburyo twakora ni yandi ndirimbo ubundi izmi ni yamayine ni yanje projet ni yanje kuko barabose baje muri projet yanjye ariko ikindi cyakabiri cyatumye ndanabahitamo nuko bafite ibikorwa byinshi bakoze so rero ndabashimira abantu bose platform yanjye ntabwo nagenda nayibabwiye ngiye gusoza ngiye kwibariza umukuyo mushiki wanjye ikibazo kimwe cyanyuma uretse Dady V utaraterese hari undi muntu wari wagutereta ngo mukundane ayobere ku mpanga yawe cyangwa se sheri wawe abe yajya ku mpanga yawe cyangwa se sheri we abe yakuyoberaho ibyo bintu rero byabayeho ariko ni kwa kundi umuntu muba mukimenyana nyine ni kwa kundi umuntu mbere bwo twarasaga cyane kuko na kwa kundi ukavaringa akankavaringa wenda ntari kuko mama wacu ntabwo yakundaga ko tugenda avuga ndahari ariko ntamwereke cyane ariko mama wacu nyine hari ibyo yavugaga agahita abimenya ko atari wowe ariko byarabayeho umuntu utaratumenya byabayeho kenshi gashoboka nk'ubu nka sheri w'impanga yawe akamuhamagara cyangwa se akaguhamagara nimba mukavaringana ushobora gukavaringa impanga yawe twakavaringana mu rugo twakavaringanaga mu rugo bya sheri ese ushobora kumukavaringa nyine wenda tuvuge ni sheri we nawe urahari kandi uri kumva nabura barashwana kandi ushobora kuba wakavaringa impanga yawe ese sheri we ashobora kuba yamubwira ati uransura uyu munsi nawe ukajya kuba wamusura muri gato ukajya gukavaringa impanga nkubwira ikintu kimwe nuko nawe atari hano ibyo ngiye kugusubiza nawe yabigusubiza aramutse apanze gahunda nawe wenda ari bujye kumusura ntajyeyo bagatandukana uwo ntabwo twaba tumukeneye yagenda nta kibazo byadutera ariko adahari nyine twavuga ko adahari karangira mutandukaniye kuki murusha kubyibuha warabyibushye oya ndabyibushye warapfumuye n'izuba ariko nawe ari hafi kuri tabari kugira ngo mubajijishirize hamwe oya nibyo dukunda mwakoze kubana natwe ukoresha Instagram witwa Ingabire Ange Dady V jewe mbere yuko twasezera abantu badukurikiranye ndabanza gushimira cyane Tazo Style wanyambitse mu biryogo ikindi ndabanza gushimira what you hoya man none se ntago gene mfite abantu nabamariza bro none se kubamamarije bakaba bataranyishyura nta kibazo nyine ubwo nawe gashara nikaza tuzagasangira okay Tazo Style mu biryogo ikindi abantu bose badukurikiranye Dady V Instagram ni Dady _V _250 YouTube channel ni Muvunyi nyine Muvunyi Vacances Facebook ni Muvunyi Vacances mwakoze cyane nizere ko mwakoze kubana natwe mwakoze kwitabira ikiganiro cyanjye iki kiganiro nakagaruka nzongera mbatumira rero cyangwa nzatumire Ange wenyine n'impanga ye ubundi gahunda zibashe kugenda neza I love you so much my people muherereye hose amazina nitwa Emi Nyawe 2020 Imana ibahe umugisha.